hafi 99% umupira mu Rwanda wose ndabwishyura. Why do I do so? Kugira n'uwo muco ucike twumve ko niba hagiye gukina ikipe ndayishyigikira n'icyo, ariko iyo utinyuka ukabona umuntu muzima akajya kuri radio akavuga ngo nubundi ngo ntibazaze ngo nubundi, that is stupid. Harimo tugeze muri generation ni hatagira ikintu abantu bwabo baza, ariko ikiza nuko abantu bamwe bazabyumva. Turashaka gufata ubujiji n'umutima mubi tuwugire meni de jour for the sake of cheap popularity. No, this cannot work. Niyo mpamvu uvuga nti kuvuga nabi Gasogi ni ikipe ishobora gukora ibintu byinshi, ni ikipe yasohokera u Rwanda, ubwo bushobozi irabufite n'ubushake, ni ikipe ishobora gucura abakinnyi beza bazana ba exported, kuko iyo ni programme turimo. Ni ikipe iri mu gutanga fair detection, at least be happy for that. Ariko uzikora umuntu ureba ukavuga ati iri shyano ryagwira u Rwanda ni bwoko ki, umuntu agatinyuka. Please ndashaka mbabwire, wowe niba wumva udafite something good to say, keep quiet, ntabwo tuzaza kukuburanya. Ariko reka kuzinduka wiha abantu ujye mu maraka, abantu witendekaho ni nko kuri mu rutare. My dear, nuko tutavuga, but we cannot, nta nubwo binakwiriye. Keep quiet. Sinirabi oya, hari ibintu maze iminsi biba mu some of people ukavuga ariko what is the interest, kandi ukukora ibyo ngibyo. Rero kumenyera Gasogi no kwivuga nabi, ubu butumwa mu babumpere wa mwana we ni nko kuva mu ruhinja, kuko ntabwo uzi icyo ruzakora. Ariko nabyo bitwereka ko ikipe imaze gukomera. Burya mu myaka ingahe kuza tukaba dutigisa ibintu babyumve, nta nubwo ari ukwiposition, niko tumeze kandi tugomba kubikora. We have to, we need to be serious, and we shall be serious, and we shall always fight for the excellence, kugera ku byiza bishoboka. Nta nubwo navuga ngo twebwe ntabwo sinabyita n'ibindi. Ubu ni ubujiji buri aho ngaho. Sindabona how people can use their energy for distraction. This is chaos. Ariko I'm very sure Abanyarwanda bazi ubwenge, they can see, bashobora kureba rimwe na rimwe hari babibona bakanaseka. Ariko we should stop this. If you cannot join hand with us, please leave us alone. Duha amahoro. Okay, ndabisubiramo ubwo nasobanuraga impamvu y'uwo mugani. bareke gukomeza kuva mu ruhinja. Buriya kuvuga nabi Gasogi ni nko kuva mu ruhinja, muyihorere y'injoyinga ububebe bwayo. Reka ninywera kakabo. Angeli, wumvise cyangwa wumvise? Cyese ko numva ncicitse. Reka byaratangiye. Numva ibintu ngo ariko ngo ni gute ngo Gasogi gushobora kwakira Rayon Sport kujo icyaha kiri ntituzahura. Kuyakira bitwaye. Oyo sizakira kandi mugomba guhura. Tuzahura, that's how is it. Igihe cyose mwahurira n'ubundi mugomba kuzahura. Ahubwo se ikipe ntikomplains, ariko kama abantu bitumye akazi ngo ariko ngurumva ngo iyi makipe my foot. Harimo abantu rwose seriously mumbabarire, hari genzaza on different narakaye cyane, ariko Imana imbabare sinzarakaye kuko nagerageje ibintu bimwe kubyihorera. Abantu bajya aho ngaho baridoga, abantu bakora ibintu biraho ngaho. Iturake babagira ushobora kubabwira ijambo umwe akazarinda apfa ritaramuva ku bwonko. Abantu babwiye ni menshi. Reka nkubwire, kereka hari ijambo wabwira umuntu ribi mutabaruka. Reka nkubwize mutabaruka. Reka nkubwize ukuri. Reka nkubwize ukuri. Ushaka kukubwira ijambo ukazajya ukanguka saa 9 ukimyoza ugahekenya amenyo ukongera burya ukanagiye mu mujyi ukaritekera Nyamirambo. Reka tujye muri ikire. Umuntu yaravuze ku kiganiro ko kibaye itikura, uzi icyo mubwiye nabone reka basubize niba mutukuze. Harimo abantu baba bashaka kugora abandi.